abanyamakuru bashya muzumva hari n'ibirango bishya hari na content yari isanzwe cyangwa inkuru zari zisanzwe n'ibiganiro byari bisanzwe nabyo biriho iratandukanyemo gake bitewe nuko abantu bazumva andi majwi bari bizi ko ryari ryanjye ryonyine rero bazumva n'andi majwi hari bihuriye wenda no kuvuga uti Primo TV ya mbere yagiye reka ya kabiri ngarukana imbaraga zisumbuyeho ntago nzi impamvu abantu bari guhita bahuza kuba batari kubona video za Primo TV na Leta. Ukeka bari kubera iki? Buri uziko nk'iyo uramutse ubuze umuntu suspect wa mbere ni Leta umuntu ukekwa bwa mbere iyo ubuze umuntu kuko Leta nifite inshingano zo kurinda abaturage. Iyo ubuze umuntu wawe rero umuntu wa mbere ukekwa ni Leta, sibyo? Ntekereza ko nabo rero babuze ibiganiro bagatangira gukeka Leta. Ndagusuje kandi ndagushimiye muri kuri Kwezi TV muri aka kanya uri hirya no hino ku isi, abari hakurya y'amazi magari mu bihugu bya kure ndetse n'abari hafi yacu n'abari mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye. Tugiye kuganira na Kalinijabo Jean de Dieu, abantu benshi baramuzi mu itangazamakuru, amazemo igihe kirekire aho yagiye akora hatandukanye, ariko abantu benshi bamenye ni kuri TV1 mbere yuko ashinga Primo TV. Nkivuga kuri Primo TV ni YouTube channel iri mu zari zikunzwe mu Rwanda, ubu ntabwo igihari. Bije nyuma y'igihe bivuga yuko hari abantu bashatse gusiba cyangwa se guhirika YouTube channel ya Yago. Hano baravuga bati iki cyorezo Kalinijabo byamugendekeye gute, we cyose giteye gute? Mbere na mbere umeze neza? Yego meze neza teo. Mwebwe abanyarwanda twese hamwe. Mwebwe abanyarwanda si umuntu ava gushingura akavuga ngo oya nagaruko. Yemeze neza. Mba niteguye anytime uko buri kintu gishobora kuba. That's me. Hanyuma ndakubaza kuri commentaire nagiye nakira z'abantu batandukanye cyangwa se nagiye murana bavuga Kalinijabo yagatambutse ibiganiro binenga Leta, channel ye buriya ni Leta yayikuyeho. Kalinijabo hari abantu bamugiriye ishyari, channel ye bayikuyeho. Ibyo nibyo nabashije kubona. Nawe hari ibyo wumvise, wenda urabanza nawe umbwira ibyo wumvise cyangwa se ibyo abantu bakubwiye mbere yuko tuza kugera ku kuri kwa nyako byakugendekeye gute na Primo TV. Ya ni ibyo bibiri numvise nawe uvuze, ariko ntago nye ntambutse ibiganiro binenga Leta. Ahubwo wenda nshobora guha umuntu interview akavuga ikintu temeranyaho na Leta, ariko ntago nye ntambutse ibiganiro binenga Leta. Icyo cya kabiri wari uvuze cy'ishyari, ntago nye nizera ishyari mu buzima. Nwaringirira nta kibazo, ariko ntago nabyizera ko yarigize nawe. Ni izo commentaire numvise. Primo TV iriho. Yego. So twayibuze kubera ubushake bwawe. Oya wayishaka ntabwo yakandikamo Primo TV ngo ayibone. Yakandika Primo Media TV. Cyo wahinduye izina? Nahinduye izina mbere yuko tujya kuri kwa nyako nkuko bivuze. Yego. Ukuri kwa nyako nukuye? Ejo hashize kuwa kane nka saa 5 Apotre Mutabazi yarampamagaye arambaza ngo ku kiganiro twagiranye ntari kukibona. Nari nagiye mu ntara gusura famille, ndamubwira ikiganiro twagiranye kiriho kuko mu gitondo nari cekinze mbere yo kugenda mbona kiriho. Noneho abimbejeje nanjye mpita cekinga ndebye ndakibura, ndebye cano ndayibura. Nkiritse mfunguye link z'ibiganiro nakoze ndabibura. Numva rero binteye impungenge, nitabaza inshuti zanjye zitandukanye harimo nawe Theo, barambwira bati vugana n'ikipe ya YouTube ubabaza icyabaye.
mvugana nabo barambwira bati rero icyabaye nuko wafunguye channel yita Primo TV kandi hari indi yakubanjirije yitwa Primo TV. Amazina arasa. Hanyuma barambwira bati niyo mpamvu account cyangwa se channel yawe twayikuyeho. Hanyuma ndababaza se nta possibility cyangwa nta buryo bushoboka bw'uko yagaruka, barambwira bati ntabwo. Ukuri nuko ariko njya kwiyita Primo TV mfite umuhungu w'imfura yanjye. Primo ubundi bisobanura ikintu cya mbere, the first one. Yego, ni umwana wanjye w'imfura rero. Nuko mu Kinyarwanda tugira abantu bitwa ba Iriza, Kariza. So ni umwana wanjye w'imfura bitwa Primo, niwe rero nayitiriye. Ntabwo nitaye mbere na mbere kukureba niba hari indi yitwa gutyo. Ikindi numvaga ko nubwo yabi hari tutaba dukora ibintu bimwe, cyane ko YouTube channels zo mu Rwanda inyinshi ndazizi, narebye mbona nta yitwa Primo. Niyo yitwa Primo TV ni TV station nkuko tubona televiziyo Rwanda, ntabwo ari channel ya YouTube, ariko bitewe nyine n'amabwiriza YouTube igenderaho n'amategeko yayo, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko bayihagarika. Niko kuri rero ababihuza no kuvuga ngo leta ngo ibiganiro ngo bitavuga neza leta, oya ntaho bihuriye. Ikindi kesi yanjye sinzi niba imeze nk'iya Yago kuko wamukomojeho nawe, Nyarwaya Innocent. Ntabwo ntekereza ko ari zimwe, kuko we urafungura channel ye ukaba wayibona ko ikiriho, ariko ngewe iyo ufunguye ntabwo uyibona. Niyo ufunguye video nigize nkoherereza wenda niba wari warasubscribinze kuri Primo TV ntabwo uyibona. Ubu rero ni igihe cyo kujya kuri Primo Media TV. Yego, kuba nta kintu bigutwaye kandi abakunzi ba Primo TV nabonye ubwabo babaye bagisagahinda, ohe bigaragara ko ntacyo biguhungabanyijeho cyane. Ntacyo cyane kubera ko mpora niteguye nyine ko ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima cyawe. Reka na Primo TV ubwayo n'umwana aragenda n'umufasha wawe aragenda n'iki. Birumvikana ko hari akantu kaba gahindutse mu buzima, ariko abantu twabanye kuri Primo TV imbaraga banteye kugira ngo nyubake baracyahari, kandi content nazo ziracyahari. Ikindi ukora akazi ukunda ntabwo ntuvunika. Ukora akazi ukunda ntuvunika, niyo mpamvu urumva nyine ndacyahari, ibikoresho biracyahari, content iracyahari, abakurikiraga Primo TV baracyahari. Kuki se byampangayikisha cyane? Hanyuma umuntu ashobora kwibaza ati iyo ibintu byose bibayeho bigira isomo bisigira umuntu mu buzima duhora twiga, hari isomo byagusigiye? Nta somo rinini cyane kuko ntabwo ari ibintu nakoze nabigambiriye. Ntabwo nabikoze ngo nyitiranye na Primo TV yindi ari TV station. Numvaga ko ntacyo bitwaye kuko indi ni TV station, nka kuri nyine abantu babona televiziyo Rwanda, indi ni YouTube channel. Numvaga bitandukanye. Icya kabiri, iyo Primo TV ikora ibintu by'abana cartoons, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngewe ntabwo ari byo nakoraga. Wenda ikintu gito nshobora kuba mbonye cyihutirwa kandi cy'ingenzi n'undi muntu wese ushobora gufungura channel akwiye kwitaho, no kubanza kumakinga sure ko ibintu akoze bidafite aho bihuriye n'ikindi kintu, ku buryo ashobora kuzisanga yagonganye nacyo. Watangiye ubivuga
n'ejo hari undi munyamakuru wabimbajijeho ntago nzi impamvu abantu bari guhita bahuza kuba batari kubona video za Primo TV na Leta. Ukeka bari kubera iki? Buri uzi ko nk'iyo uramutse ubuze umuntu suspect wa mbere ni Leta. Umuntu ukekwa bwa mbere iyo ubuze umuntu kuko Leta ni ifite inshingano zo kurinda abaturage. Iyo ubuze umuntu wawe rero umuntu wa mbere ukekwa ni Leta, sibyo? Ntekereza ko nabo rero babuze ibiganiro bagatangira gukeka Leta, ariko ntaho bihuriye kuko ari inzego za Leta zimpa amakuru kimwe nuko n'abantu ku giti cyabo bampa amakuru, niyo batayampa ni ingorane nk'izo n'undi munyamakuru wese yahura nazo. Ntekereza rero ko ntibabihuze cyane na Leta kuko ni ntuzisanzwe no kugisobanura gutya kirumvikana. Ngira ngo wowe umenyereye ibintu bya YouTube cyane wahita ubyumva, cyangwa n'undi muntu ubimenyereye hari guidelines cyangwa imirongo bagenderaho, n'uwo rero n'umwe mu mirongo navuga ko narenze. Yego. Utekereza ari ukubera iki? Kuko nubwo uri kubivuga gutyo ko se yego ntabatekereje Leta kuki urabizi ko nawe so ndavuga mbona commentaire nanjye nibiri ukubwira Yago yakoraga inkuru zitari mu politike and editorial line ya Primo TV ni politike n'ibindi biganiro bifitanye isano nayo. Gukeka Leta rero baba bafite rezo d'une part ariko ntaho bihuriye. Ese kuki abanyamakuru bakora ibiganiro bya politike uburyo rubanda bakunda kubakarasa wowe buri ufitanye ibibazo na Leta? Yewe ndavuga abantu bose bakora bafite dollar n'ifite ihuriye na politike kuko cyane bose bakunda kuvuga ati wowe buri gukora ibi nibi, babona unavugisha n'abanyapolitike bari mu buyobozi bakumva yuko mufitanye ikibazo na Leta. Ubona biterwa n'iki? Sinzi, ngewe kubera ko kuva natangira itangazamakuru igisata cya politike nicyo mazemo igihe kinini. N'impamvu ariyo nibandaho nuko narayize, nize politike n'ububanyi n'amahanga. Rero habamo ibintu byinshi muri politike, habamo ibintu byinshi. Ndibuka umwarimu umwe twigishaga niwe wigeze atubwira ngo ninde ushaka kuzaba umunyapolitike. Abanyeshuri bose baramanika, arambaza ngo kuki utamanitse? Ndamubwira nti nge kariyeri yanjye n'itangazamakuru gusa nuko ndi kwiga politike kugira ngo nge nyihuza n'ibyo mpura nabyo mu itangazamakuru gusa. Arangije abaza abandi ati kuki mwebwe mwamanitse mushaka kujya muri politike? Barangije baramubwira bati tubona dufite umusanzu twatanga ku gihugu. Ariko nge ndavuga nti umusanzu wanjye nawutanga muri ubu buryo bw'itangazamakuru ndihuza na politike gusa. Noneho warumbaje ngo kuki abantu benshi bakunda kumva ko ufitanye ikibazo na Leta, nuko media itangazamakuru ni ikiraro kiri hagati y'umuturage na Leta. Rero kugira ngo ube hagati y'abantu babiri by'ubwabyo, ubona no mu mupira w'amaguru umusifuza bari muri hagati ya Rayon Sport na APR, ubyumva ko iyo match irangiye hari uruhande ruba rwababaye. Naho rero bahita bahuriza abantu bakavuga bati nicyo ntekereza, ariko kuko ntago ndi mu batekereza gutyo, ndimo ndishyiramo uko umuntu watekereza icyo yaba ameze. Niho bahita bahera rero bakavuga bati buriya ubwo ashobora kuba yavuga ngo ingengo y'imari yagiye mu buhinzi ni nkeyo ugereranyije n'iyagiye mu bikorwa remezo. Ntago ari buri wese, ntago ari umuturage wese wakwicara kuri kamera ngo avuge ati ingengo y'imari yagiye kuki mutayishyize aha. N'uwabivuga yabivugira iyo ngiyo, ariko kubona umunyamakuru nyine abivuze by'ubwabyo, noneho umunyamakuru abantu baba banizera ko afite information ziri politike cyane, bakavuga bati rero buri ubwo wenda yagize ikibazo runaka yajyaga avuga ibi,
bagahita bihuza na leta. Hari n'igihe mu minsi yashize banyibye telefone umuntu umwe wo hanze arambwira ati ariko ubwo ati si leta yayitwaye. Ukibaza akantu kose gakomye ku munyamakuru ni leta, akantu kose gakomye ni leta, kandi usibye ngewe n'undi munyarwanda usanzwe bayimwiba byumva. Ubujura ni ibintu muri sosiyete zimwe na zimwe biba bimenyerewe, kuba wanyura ahantu mu masaha runaka, kuba watereka telefone ahangaha twicaye mu kanya ukayibona, ni ibintu twe ariko wite nyine uhita byasosiya na leta. Sinzi, ni imyumvire ikwiye guhinduka, kuko leta ntabwo ariyo gutwererwa buri kimwe cyose kandi kibi. Kuko akenshi ujya wumva ibintu byiza bya sosiya na leta. Uzarebe nk'amashuri yubatswe muri iki gihe cya COVID-19, aya yo kugabanya nyine ubucucike n'urugendo rurerure abana bakora bajya ku mashuri. Ejo nibwo twari turimo dusesengura imyanzuro yafatiwe mu mushyikirano uheruka, ejo bundi bawusubika. Noneho tureba mu ngingo 12 ngira ngo bari ibyemezo 12 bari bafashe bigomba kwihutishwa. Icyo kintu cy'amashuri kiri mu bintu nagezeho nkavivura nkavuga nti kingiki, ariko aho itumye nzana ako kantu nuko ntabwo ndatangira kumva amajwi y'abantu bashima ko ingendo bakoraga abana babo bagiye ku mashuri zagabanutse, cyangwa se ubucucike mu mashuri bwagabanutse. Kandi urebye umubare w'ibyumba by'amashuri byubatswe ni munini cyane, ariko haba akantu gato bagahita bakasosiya na leta kandi kabi. Ntabwo imyumvire nk'iyo ngiyo ikwiye guhinduka. Yego. Ubona biba muri leta zose cyangwa ni umwihariko? Kubera ko ari iyi nzi buriya bikubajije nyuma y'uko twibwiriye yuko wize politike n'ububanyi n'amahanga, ushobora kuba uzi nuko muri Zambia na Misiri na Paraguay na Qatar byifashe. Ni intuza ni biterwa, politike y'igihugu iterwa n'amateka yacyo, politike y'igihugu iterwa n'imyumvire y'abaturage mu bya politike. Hari abaturage usanga badakurikirana n'ibya politike, nta nicyo bibabwiye. Hari n'abaturage usanga banezerewe nuko bayoboye. Urugero waruvuze Zambia. Muri Zambia abaturage baho ni bamwe mu baturage bishimiye imitegekere y'igihugu cyabo. No gusimburana ku butegetsi muri Zambia biroroha. Urumva rero uje nka hano muri Uganda naho urareba ugasanga politike y'igihugu cyabo abenshi barayikurikira, abaturage banatanga ibitekerezo, ndetse n'ibyanagutungura nko muri Tanzania wumvise nyakwigendera Magufuli afata telefone agahamagara kuri radio agatanga ibitekerezo ari umukuru w'igihugu. Politike y'igihugu nyine iterwa n'ubumenyi mu bya politike, n'uburyo ubutegetsi bumeze, n'uburyo abaturage bayobowe. Yego, ntabwo rero navuga ngo hose niko bimeze, kuko urumva igihugu kiba ari igihugu kwacyo. Turi mu mwaka mushya wa 2022, haje Primo nshyashya, yabaye Primo Media TV. Yego, izaba itandukanye na Primo TV twari dusanzwe tuzi, uretse kuba hinduye izina gusa. Hari ikindi kintu tuzabona cy'impinduka? Yego, hari abanyamakuru bashya muzumva, hari n'ibirango bishya, hari na content yari isanzwe cyangwa inkuru zari zisanzwe n'ibiganiro byari bisanzwe nabyo biriho. Iratandukanyemo gake bitewe n'uko abantu bazumva andi majwi bari bizi ko ryari ryanjye ryonyine. Rero bazumva n'andi majwi. Hari aho bihuriye wenda no kuvuga uti Primo TV ya mbere yagiye, reka iya kabiri ngarukana imbaraga zisumbuyeho? Byari muri gahunda yo kuvugurura n'ubundi. Byari muri gahunda yo kuvugurura twateganyaga, twatekereza ko bizaba mu kwa 12 ku mwaka ushize, ariko
bitewe n'uko icyorezo cya COVID-19 cyagendaga kitemerera abantu gukora ingendo no kugendagenda, biba bihagazemo gakeya. So rero 2022 twararebye turaho tuti n'ubundi umuntu agomba kwiga gukorana no kubana n'iyi COVID. Ntabwo twavuga ngo turitwaza COVID ngo gahunda twari twarapanze zisubikwe. Yeah. So hanyuma rero nyuma yuko YouTube ikuyeho channel yawe, hari ibindi nyene twaherewe tumaze iminsi twumva bya Yago n'abandi tuvuga buti harimo amashyari n'iki. Wowe kuri wowe nkuko bisobanura ntago ariko byakugendekeye, ariko se ibijyanye n'amashyari avuga mu banyamakuru mu itangazamakuru, ubusanzwe rero bitabamwe byo gufungana amacano kuko wenda ushaka no ko umuntu atarayifunze atari uko wenda ari uko byamunaniye ko yabyifuzaga, ariko se ubundi ayo mashyari no gushaka guhemukirana mu banyamakuru urabibona? Kubera ko nibera mu gisata cya politike, abanyamakuru bo muri politike njye mbona ntabyo bagira. Mbyumva nanjye muri abo bandi, ariko ntago mbiha umwanya cyane kubera ko ishyari nta nubwo ngiye ngizera. Ntago wemera ko ribaho? Njyewe nkugiriye ishyari se umugisha wawe nawe utwara. Ungiriye ishyari umugisha wanjye wawe utwara. Hari ibintu nkunda nanjye gukoresha za terime zacu z'iki gihe ngo mana, hari ibintu ngiye ntajya nizereramo habe na gato. Urangirira ishyari cyangwa ndarikugirira ntacyo biri buhindure, kuko niba hari icyo n'ubundi misiyo yawe ku isi ntago nayikora. Misiyo yanjye ku isi nawe ntiwayikora. Icyo wakora cyose ntago ushobora kwitambika misiyo yanjye ku isi, wabizamo nyine ukajya ubyigaraguramo uko ushaka, ariko misiyo yanjye ku isi ni iyanjye, yawe ni yawe, period, nta kindi. Ibyo rero by'amashyari mu banyamakuru sinkunda kubyumva mu banyamakuru bakora politiki, ibiganiro bijyanye na politiki, kuko urabizi ko byanyorohera kuguhamagara nkakubwira ni Teo ko mbona agize ikiganiro cyiza n'umuvugizi wa polisi, uhagifata nkagishyira iwanjye hari ikibazo, ukambwira uti nta kibazo gishyireho. Kimwe ngikora no muri zino za mainstream media, bino bitangazamakuru bigize bi broadcast radio na televiziyo biri. Nashoboraga guhamagara umuntu kuri televiziyo Rwanda nkambwira nti ko tugeze ku kazi tugasanga twabuza amajwi, tuze dufate urabona kwa kundi hanyuma kuduhurira muri event runaka. Akambwira ati nta kibazo. Ariko ugasanga rimwe na rimwe wenda nko mu banyamakuru bakora ibintu by'imyidagaduro, hari igihe ujya kumvamo ibintu nk'ibyo ibintu mbese bitari bidakwiye, cyangwa bakora bijya binantangaza kumva umunyamakuru ukora mu gisata cy'abihaye Imana agirira ishyari mugenzi we. Cyagutangaje ubanje gutangazwa nuko abanyamatorero ubwabo mu madini cyangwa ngo baragambanira n'abanyamadini. Twibaza abantu niba gukora abantu bayoboke, twibaza niba ari abantu b'Imana. Ntago ngiye rero nizera ibintu by'ishyari Teo, ntago n'undi wari wese wenda ashobora kuba afite uko abyizera cyangwa agize ati ariko warigira yego, narigira yego, ariko se bihindura iki kuri misiyo y'umuntu ku isi? Ntabwo ntekereza ko ari ibintu byiza kuba umuntu yagirira undi ishyari, nubwo ntababuza abayagira kuyagira. Ukoresha irihe banga ngo ubashe kwakira vuba ibintu abantu benshi bashaka kumva yuko bibabayeho bumva isi baguyeho? Igihe wamaze gukora kuri Primo TV imbaraga washoyemo, shoza amafaranga hatikiriye hagiye menshi, ariko seriously nge mbaho nk'abana batoya. Umwana nyine abaho nk'umwana, niberaho nk'abana, ikije nyine kiraza kikayongera kikagenda cyangwa kikagumaho. Niryo banga ryonyine, nta mwana ugira ishyari, nta mwana. Ariko kubaho nk'abana utari umwana niyo ntuze nasanze ariyo principe nziza ishobora kumfasha kubana n'abantu, kuko iyo ushatse gukoresha ubwenge bwinshi mu bintu birapfa. Umuntu akubwira A ukayanariza ukabonamo B, ariko umwana nta nariza agira.
nanjye nanze kujya mu bintu byo kujya ntanariza ibintu ndavuga reka nibereho gutya niba nyine ari byago bibaye wa mugani cani kavaho ejo wabura umwana ntabwo ari cyo kintu kiremereye kibaye njya nkunda kubwira abashuti banjye ngo umuntu ahomba rimwe gusa mu buzima ahomba nyina yego ni ukuvuga iki nyine iyo ubuze mama wawe nibwo uba uhombye cyane bo ababyeyi b'abapapa munyihanganire nawe urimo nanjye ariko buriya sujya wumva n'abanyarwanda bavuga ngo kabura ntikaboneke kuki batavuze ngo ni papa w'umuntu iyo wamaze guhomba rimwe rero mu buzima warahombye usigara wumva nta kindi usigaje cyo guhomba. So aka kazi ukora nanjye nkora turabizi neza ko abadukurikira niyo baterankunga bambere tuba dufite. Yego. Ubitezeho iki urabasaba iki mu rugendo rutari rushyashya ariko navuga ngo ugiye gukomereza mu nzira nshyashya? Abadukurikira ndabizera cyane, nizera ko Primo TV yari yahereye kuri 0. Ubu Primo Media TV yo ihereye ku 9,000 bisaga. Ni nka bya bindi ushobora kumva muri abizera Imana bavuga ngo ufite iki ngo mpereho, cyangwa ngo utera intambwe ya mbere Imana igatera 99. Icyo mbasaba ni ugutera 99 ya mbere ntayiteye, sibyo? Ubwo ni ukujya badukurikira biciye muri uwo murongo. Hari na benshi batangiye kunyandikira babimbaza batese birarangiye biragenda bite iki n'iki, ngira ngo babonye igisubizo. Primo Media TV niyo tugiye gukomerezaho, tukomezanya muri 2022. Ariko akenshi Theo sinzi iyo umwaka urangiye utuntu dushya turantungura, utuntu dushya dukunda kumbaho umwaka utangiye. Sinzi niba ruko ntajya nizera ko umwaka urangira mu kwa 12. Wizera ko urangira ryari? Ku itariki navukiyeho nibwo umwaka wanjye urangira ku 8 z'ukwa 3. Nibwo umwaka wanjye ubu tubisatira impera z'umwaka kuri wowe. So rero sinzi buri gihe umwaka uri murarangira utuntu nk'ututumbaho pe. Uri bushize tuganira cya gihe bwa mbere ko aribwo nari mvuye kuri TV1. Yego. Nabwo hari hafi mu so far ntabwo kubwiye ngo ujye mu mibare, ariko urugendo rwawe kuva kuri TV1 kuza gukora kuri Primo TV, hari igihe igihugu n'icyo nyamara kibikora kikatakaza ngo umusaruro mbumbe w'igihugu ukoresha gutya. Umusaruro mbumbe wa Kalinijabo warahungabanye cyangwa sofa nubwo wenda uhombye Primo TV wari ufite, ariko umusaruro mbumbe wawe imibare sindi uvuga ngo uyigemo ndanaguteza abajura, ariko byifashe kibazo nibashaka bazi byifashe bimeze neza. Ngira ngo nawe mpamvu uri guseka ubanza hari amagugu. Amagugu oya, ahubwo ni mu ndemere. Mu ndemere kuri views, ni mu ndemere kuri subscription, kugira ngo ntata umurongo cyane. Nkomeze kuri ritme naringe. Ritme yari nziza, yari nziza nubwo mu mpera z'umwaka biba bigoye kubona nyine abatumirwa kubera ko abantu baba bari muri gahunda zitandukanye zo kwishimana n'imiryango, cyangwa se badafite n'umwanya wo kureba, ugasanga wenda nka views zaragabanutse. Ariko ni mu ndemere muze dukomeze kuri Primo Media TV. Sibyo biri mu ndemere. Murahamagara bari nyuma ya kamera, bunara nyuma ya kamera kenshi. Yego. Abadukurikira baba bazi ko ibingibi biba byikoze, babazi ko ibi byuma wapi ari ndiye bashobora gukeka ko ari wowe. Bajya babibwira harya ati bafasha agashusho keza hariya. Bakirengagiza ko ibijyanye na kamera rwose no mu nzozi mbitekereza gakeya. Theo ariko wenda turetse wenda amashyengo yarigeze ahantu heza. Primo TV yarigeze ahantu heza, yari mu 34,000 bya subscribers. Yego, urumva kuva ku 34,000 ukajya ku 9,000 ni shite.
ahubwo urumva no ko ufite ibihereyeho ufite uko imeze 9,000 ubwo ni kwa kundi ubwo waryaga ihene indi ziritse Samuel kugira ngo se yo nyibona ahubwo iyo 9,000 ukuntu byagenze wabize icyuye ahantu muzi by'amacano y'9,000 bayimpera ngahe ahubwo wari uyafite byore byose igomba kuba byawe na Primo TV n'ubundi kuko yego bigaragara ko umuco wo kwizigama warabuyobotse urumva kubera ko ahise yakubitiramo na minerivare z'abanyeshuri ntago nawe uyobotse neza ariko sofa ibijyanye n'iterambere kuvuga uti hari ibyo nakoze kuva nava kuri TV1 ntago nahungabanye mu mibereho hari uburyo wari wiyubatsemo yego hari uburyo nubwo wenda haba harimo n'imbogamizi kuko abantu bataramenyera ibintu bya YouTube channels uhamagara nk'umuntu ukamubwira uti nkorera Primo TV ukumva arezita yarya arashidikanya yego akavuga ati YouTube channel mu kanya nibwo nari nkorana ikiganiro n'umuvugizi wa guverinoma wungirije aremuko arimo ambwira ati abantu bakwiye guhindura imyumvire ati social media ifite imbaraga ku rwego namwe abanyamakuru mutarabona so abantu benshi ntabwo wenda bari hari abatari babimenya n'abayobozi hari abatarabimenya hari abataramenya ko mu myaka iri imbere ibirayi byaratangiye ntabwo ibirayi bakireba TV stations ahubwo bo kubera ko bafite ama smart TVs bakagira n'ama internet agenda neza baba bafite smart TV ugasanga araplayinga muri televiziyo ye areba kuri YouTube amateleviziyo ari online so yaba mu Rwanda ndavuga naho muri diaspora bajya babimbwira hamwe ati ngiye bishobora kwira ati umuntu wambwiye ati ngiye njya cana televiziyo kuri station ngiye kureba umupira gusa ariko ibintu by'amakuru ibindi biganiro bya entertainment ndeba online kuri YouTube yego biragendanye na nuze na option yuko ari ibiganiro ushobora kureba igihe cyari cyo cyose naho uri hose mu gihe ubu ngubu ikiganiro kiri kuri RTV niba gicaho saa 5 ukageraho saa 5 n'igice cyagiye ni byo yahoze ambwira urabona ko nawe yari amaze imyaka 7 ari mu Buholandi ni nka experience yari arimo nsangiza mbere yuko dukora ikiganiro turimo tubivugaho abantu bamenye ko televiziyo zabo barazigendana mu ntoki barazigendana ntabwo bicyoroshye ko umuntu afata umwanya arimo areba televiziyo cyane wa mugani wawe uretse nk'imipira ariko ushyiramo ekuteri waba uri mu modoka rusange ugenda ugashyiramo ekuteri ugaplayinga ikiganiro ukagenda ucyumva ukageraho ukirangije ntabwo nyine social media ngira ngo wumvise ko na politiki y'itangazamakuru mu Rwanda iri kuvugururwa ngira ngo barimo barashaka hari kubisanisha n'ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga zatangiye kuba nyinshi mu gutangaza amakuru ni ibintu abantu bakwiye kumenya ko iyo utagendanye n'isi iragusiga kuko evolution y'ibintu igenda iza ngira ngo hari abantu benshi batabitekerezaga ko ashobora kugenda na telefone ye irimo ibintu byose akeneye irimo banke irimo amayinite bibuka ko abantu hajyaga bajya kugura amayinite abantu bagura amayinite mu mbabarira abayacuruza abantu bagura amayinite ubu ngubu ni bakeya kuko uyashyira kuri telefone yawe wakenera kugura ukigurira so ndumva Kalinijabo nagushimira ku mwanya waduhaye ndetse n'isobanuro duhaye arashaka kuba babifashe ukundi umva ko wenda nawe Primo TV nk'izongera twahereyeho umva ko hari abandi babikoze ariko kuvuga uti nta karere kabayeho kandi wenda bimpaye n'isomo yuko n'ubutanga mba kubyitwararika babikuyeho urujijo n'uwabyibazagaho n'uwaba ari kuzagwa muri iryo kosa nawe akaba asobanukiwe ndumva nagushimira ku mwanya wafashe kugira ngo dusobanure ndetse n'ibyo bisobanuro byose baduhaye ndetse na courage wahaye abandi kuko kubwira abantu uti icyaba cyose nge mpora niteguye oya ni umuco mwiza kuko iyo ibintu bikuguyeho bigutunguye kandi igihe cyose umuntu wese dukurikiye arabizi
si amahitamo yawe byanze bikuzanira bizakubaho bigushokinga byinshi. Iyo rero utiteguye ko ikintu cya bene time uhita uba destabilize, ukaba wanakora ibintu bidakwiye, ukaba wanakeka ibintu bidakwiye. Ngewe bwa mbere nyibura, nubwo hari abahise bamugana bari batangira gukeka, njye ntabwo naketse Leta, nta nubwo naketse ko ari umuntu wangiriye ishyari. Naravuze nishobora kuba rero tekinike YouTube igize wenda, kuko ari igihe haba harimo hakorana iyo n'amarobo, ndavuga ntibashobora kuba rero tekinike YouTube igize, ariko kwihutira nyine kuvugana nabo no kubabaza uko bigenze. Iyo rero nk'ubwo ngubwo nashoboraga guhita ntangira gutekereza ko ari Leta cyangwa se ko ari undi muntu ngiriye ishyari, hatangira kwishyiramo ibitekerezo bibi, uko ufidinga uko ugaburira intekerezo zawe ibintu bibi, niko nawe ugenda uhinduka mubi. Ntabwo ari byiza rero kugaburira intekerezo zacu ibintu bibi, kuko ububi bw'umuntu buva no mu byo atekereza. So reka kwifuriza ibihe byiza, ariko wenda ufite ijambo risoza wifuza kongeraho, umwanya waba ari uwawe. Tewa ntaryo nibaze nyine nibaze ba subscribe bajye kuri Primo Media TV, ariko nabashaka kundemera mu ndemere da Mirakora momo na banki yanjye na banki ya konti irafunguye irafunguye, ariko sava nuko umuntu anyuzamo agatebya. Murakoze cyane Theo, ndashimira cyane Ukwezi TV kuko mukunda kumba hafi, ndetse mukunda no kunyunganira no kumpa inama mu bitekerezo bitandukanye. Muri abantu ba hafi kandi muzagumana mu mutima. Ukwezi TV nagigira umutima ngewe ni wowe utangiye gufata ibintu. Ukwezi TV abaye ari wowe sabu yabariyemo ariko bibaye timu ya bose. Okay, uransiye. Murakoze cyane Theo.